Bonye u Rwanda rwaje ruravuga ngo Tom Close ngo niwe muhanzi w'umusiko ngo wabaye mu mateka y'umuziki nyarwanda. Niba ari ikintu cya mbere cyambabaje nukumva ngene nk'ibi bintu kandi abantu bagakomeza bakabyenjoyinga. Reka nza mbabwiza ukuri gende umwe mu bantu bazi ibijyanye n'umuziki ndetse banakunda umuziki nyarwanda. Umugabo bita Tom Close numwe mu nkingi za mwamba zabayeho muri no muziki nyarwanda. Yakabirijwe Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amabwinduru ziravuga ariko si ikibazo cyo kuba yarayitwaye. Tom Close subiyamo indirimbo yakoze za 2008 kuva ntabwo zari nziza. Sizi ukuntu byagera zakimwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muzi. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri discipline. Ari disciplined n'umuntu byaranamufashaga cyane uko kuntu kuba bamwe overrated binava ku kuntu nyine aca yitonda cyane. Icya gatatu education. N'umuhanzi wize ubona ko afite akamaro igihugu ariko ku byo guhanga byo abazambara yazanabyihorera kabisa kuko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha yozwe nkunda Buddha Tom Close simwemera neza mu by'imiziki uranchese Tom Close byo kuririmba nashaka zabyihorere ntabwo azi kuririmba imiziki yiwe nayo nagari myiza habe na gatoya Primus Guma yatwaye nayo ntabwo nyemera indirimbo ziwe za kera ntabwo ari nziza uretse ko zacurangwaga cyane bigatuma abantu basekunda naho bundi nta kigenda cyazo Ngabo Roben umunyamakuru wa Radio 10 na TV 10 avuga kuri Tom Close ese wowe uremeranya na Ngabo Roben Radio 10 umwana kina n'ibere rya nyina nta kintu akora mu bwanwa bwa se abari bamwe badafatiranywe kare ejo babyuka batwa n'igihugu cyababyaye wenda vuga Tom Close gusa ariko ufasha abanyamakuru bose beza b'icyo gihe radio na societe zose zatanze ibihembo uzigize ubusa Ngabo Roben jya uvuga ibyawe gusa ariko ntugashyiremo abandi banyarwanda abenshi banakubyaye umwana kina n'ibere rya nyina nta kintu akora mu bwanwa bwa se ubu n'ubutumwa bwa Tricia umugore wa Tom Close asubiza Ngabo Roben uherutse gutangaza ko umugabo we Tom Close ari umuhanzi w'umuswa ari umuhanzi abantu muvaretinze nyamara we asanzwe nta mani idasanzwe Tom Close yari afite ngo ndetse n'ibihembo yahawe atabimeritaga nyamara ibintu bikomeje gufata indi ntera ku rwego umuntu atabitekerezaga ngese nzi niba namwe muri kubibona hari naho umufana yaje muri comment avuga ko ibihangano bya Tom Close nta kintu kirimo Tricia madamu wa Tom Close yamusubije agira ati jya kugishakira muri bene wanyu ubwo yavugaga icyo ngicyo kitari mu bihangano bya Tom Close ikindi yo tugeze ku gihugu nk'ibyo bintu mugora Tom Close yanditse igihugu nagari cy'umuntu umwe right igihugu nagari cy'umuntu umwe n'icy'abanyarwanda twese especially youth urubyiruko turukunda igihugu rero nkeka ko ibintu aba yanditse umugore wa Tom Close ntabwo ari uburyo bwiza bwo gukosora Ngabo nuko ahubwo kuvuga ngo ni nko gutaginga igihugu ngo nibi ngo bibaye kuri Tom Close ngo yanatuka n'igihugu Ngabo ntabwo ari umusazi he's not that stupid kuba yavuga ngo aratuka igihugu ikindi Tom Close ni individual ntabwo ari company yatutse ntabwo ari icyane ko nta n'ibitutsi nabonyemo ni personal opinion ejo bundi ari umunyamakuru uherutse kuvuga ko Tom Close yabaye umuhanzi uri overrated of all time mu Rwanda twagize biriya bintu abantu babikomantizaho benshi ariko n'abavuga bati iyo attention mwamuhaye nta nubwo ayikwiriye kuko si umuntu ufite n'ijambo mu myidagaduro iyo ubonye umuntu avuga ku muntu nkuriye bigenda bite arya Robert umunyamakuru w'imikino umuvugizi wa Rayon Sport muzi muri Rayon Sport attention yahawe arayikwiriye n'umuhungu w'umuhanga cyane mu bintu bya sport uri imyidagaduro byo iby'imyidagaduro rero ntago mbizi sinzi ibintu ntago nabashije gukurikira neza ahantu ibintu bye bikura ariko jewe ukuntu mbyumva n'uburenganzira bwe kuvuga ukabyumva nibaza ko nkuko wantunze mikro arundi wamutunze mikro aramubaza bisubiza uko abibona attention yahawe arayikwiriye ko abantu bose bahagurutse David Bayingana muyoboke attention nibaza ko ari media irimira yimuha n'ubundi so biramutse adakwiriye attention ntago mwari kuba murimo muranabimbaza nanjye bavuga ko ari kumwoveratinga nawe ariko operation yayikuyemo aho ngaho mu by'ukuri ibyo bibazo ndumva bindenze noneho umuriro watse hagati y'uyu munyamakuru w'imikino kuri TV10 ari kuvuga ndetse akavuga nabi uyu muhanzi Tom Close umwami ndetse akaba n'umuntu mu batangiye umuziki nyarwanda usirimutse umeze neza nawe arimo abarirwa mu bihanganye cyase nk'aba legend tujya twumva nkuko wakumva Meddy cyangwa se The Ben
ndetse n'abandi bahanzi bagiye bakomakomeye, cyane yuko uyu nguyu Tom Close afitanye indirimbo n'icyamamare cyo muri Amerika bita Sean Kingston. Gusa uyu munyamakuru w'umwana mutoya cyane utajijutse mu mutwe, ufite ubwenge bukeya, yavuze yuko uyu nta muhanzi umurimo. Ni gute umuntu nk'uyu nguyu Tom Close wakoranye n'icyamamare gikomeye cyane cya Sean Kingston muri icyo gihe cyari gikomeye za 2012, ibi byase bigaragaza bamwe benshi banahaguruka bavuga nabi uyu munyamakuru, aho uyu mugabo Jeskizo yazamutse nawe avuga ukuntu akantu kari ku mutima wiwe, avuga yuko uyu munyamakuru yahararitse ndetse akavuga nabi uyu mu legend Tom Close wahereye zamani akora umuziki guhera muri za 2008 2006 akora umuziki kugeza na n'ubu, akanatwara na Primus Guma Guma muri icyo gihe yari ikaze. Kubona bamwe mu bastari batwaye Primus Guma Guma byabaga ari ishema, yabaga yakoze yavunitse cyane ku rwego rutangaje. Ariko aka kanya uyu munyamakuru yavuze yuko ntago uyu mugabo ngo ari icyamamare, ntago azi kuririmba, ngo yandika nabi, gufata amarangamutima yiwe akayashyira imbere y'imbuga z'abantu bakareba bakamenya impamvu yavuze ibi bintu. Ese yaba bafitanye icyo kibazo n'ubundi mu buzima busanzwe? Haba hari serivisi se yagiye kumwaka akayimwima? Nibyo tuje kugarukaho. Kora subscribe kuri iyi channel ujye ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu bigiye muri entertainment ndetse n'ahandi. Gusa twongeye kugaruka kuri iki kibazo, uyu mugabo bose bamuhaye urw'amenyo bavuga yuko ibi bintu yakoze atari byo, bamukankamira cyane abakunzi b'uyu mustari Tom Close, ndetse ko amwe mu maposti yakozwe hamwe hari ahagiye hasubizwa, ndetse ko umugore wa Tom Close nawe yatangiye kwinjira muri urugamba rw'abantu bashaka gusenya izina ry'umugabo wiwe Tom Close. Umugore witwa Tricia Close yavuze yuko ibi ngibi nawe agomba kwinjira mu rugamba agahangana n'abantu bashaka gusenya izina ry'umugabo wiwe. Uyu mugabo ngo ni Ngabo Roben, ndetse tuvuga yuko ari n'umwana mu mutwe cyane mu bijyanye no mu butangazamakuru. Uyu atangaza urubuga rw'imikino. Ni gute ubundi yinjira muri entertainment y'u Rwanda? Ntago ibi abibashije rwose. Niko bamwe mu baturage ndetse no mu bafana uyu muhanzi bagiye bavuga yuko uyu mugabo rwose yakomerekeje abantu benshi cyane kubera gukunda Tom Close. Bavuze yuko batabyihanganira ibi ngibi yavuze, nawe bagomba kumusubiza uko byagenda kose. Tom Close gutwara Guma Guma ntago byari impanuka, nta ruswa ndetse nta kindi kimenyane cyaguyemo ahangaha kugira ngo uyu mugabo atware Guma Guma. Hari abastari benshi bashoboye, ariko kuri icyo gihe yabashije kuba yayitwara ndetse yegukana amafaranga agera kuri miliyoni 25, ndetse anategerwa indege yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora indirimbo ari kumwe n'icyamamare Sean Kingston cyari gikomeye muri icyo gihe ndetse n'ubu kigikomeye, nubwo uwo mustari na n'ubu atakigaragara mu muziki cyane. Ni umunyamafaranga, ni umunyabusiness, umushoramari wabigize umwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko agereranwa ndetse nka ba 50 Cent, ba Jay ndetse n'abandi mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi niyo korabo ya mbere, havuyeho korabo ya Bruce Melody yakoranye na Shaggy, yari korabo ya kabiri yabayeho, yari korabo ya mbere. Gusa iyahise iza bwa kabiri akaba ari nayo ya Bruce Melody yakoranye na Shaggy, niyo yahise iba mu mwe mu ndirimbo zikomeye cyane muri Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ihita
ihita ikuraho agahigo uyu mugabo yari yaraciye ko gukorana n'icyamamare gikomeye cyane cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sean Kingston. Ibyo tureke kubigarukaho, tugaruke ese ubundi umuziki w'uyu mugabo Tom Close uhagaze ute ndetse umeze gute? Ni umuntu ukurikiranwa n'abantu bangana iki? Ni umuntu ufite abafana bangana gute mu buzima busanzwe n'ubuzima bwo mu muziki? Uyu mugabo akaba ari umuhanzi, akaba ndetse n'umuganga ukomeye cyane mu bitaro by'umwami Faisal. Gusa uyu mugabo wamumenyereye w'umwana, twavuga ngo ni umwana mutoya cyane muri ibi bintu, yavuze yuko ngo Tom Close yabeshya abanyarwanda ngo imyaka yose amaze mu bijyanye n'umuziki. Benshi bamuhaye urw'amenyo baravuga ati ibintu wakoze ntago ari byo, kuko uyu mugabo yamenyekanye kubera ingufu ziwe zo gushyira mu muziki. Nta hantu yazamukiye ndetse nta na rebo yigeze azamukiramo, gusa arisunika kurinda aho ageze. Ibi ni ibintu byatumye bigarukaho n'abantu benshi, harimo na Jay Skizzo, harimo n'abandi basitari bagiye bakomakomeye, bavuga yuko uyu mugabo yatandukiriye cyane gutuka ndetse agashaka gushotora umugabo ukomeye ufite izina yubatse rikomeye cyane mu muziki nyarwanda, Tom Close. Tom Close abana ba bibiri bakuze bamwumva, bamusingiza ndetse bumva imiziki yiwe cyane. Abasaza bo ntitwavuga, umuntu wese wumvaga umuziki muri za 2008, 2006, 2007, 2009 ndetse no muri 2010 kuzamura kugeza na n'ubu, uyu mugabo aracyabaho ibyishimo mu bijyanye n'umuziki akora ndetse akabifatanya na kariyeri yiwe y'ubuganga. Umugabo ujijutse ufite byinshi yagezeho mu muziki, n'ubu ngubu abandi bataraca agahigo ko kugeraho, kuba yarafashe igikombe gikomeye cyane. Ibi ntari abasitari benshi batarabigeraho kandi bafite umuziki uhambaye kugeza na n'ubu ngubu. Gusa benshi, bamwe mu basitari bafashe icyitegererezo kuri uyu mugabo Tom Close, cyane ko abari n'umujyanama mu bijyanye n'ubuhanzi. Zimwe mu ndirimbo zikomeye cyane yagiye akora harimo indirimbo yakoranye na The Ben, Better Take You My God, mwarayumvishe ndetse yanakomye cyane. Indirimbo yagize hafi 6.5 z'abantu bayirebye n'abayikunze bagera kuri 500,000 bayilakinze. Ntago abo bantu ari ab'ubusa, ntago ari abantu bo kubeshywa, ntago ari abantu bo kumenya yuko umuziki utameze neza. Ibi byatewe n'iki kugira ngo uyu mugabo avuga aya magambo? Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza tubivugaho ndetse tubijye n'umuzi. Kora subscribe kuri iyi channel, dukomeze tubane. Mwari kumwe nanjye Mr. Seke.